showbiz wari ufitanye ibibazo nabyo biri real, nubwo nyine you have passed through it, now you have calmed down, ubuzima nyine bwarakomeje. Ariko ibibazo byanjye nawe numvise wari uri burajya warabikuriye tinzura bifosinga ibihe ngo we duba ngo we mzafara we ngo uruhara we umuntu w'indyajya wowe, you created icyo kibazo n'igihari. That was abandi ibindi bibazo ufitanye n'abandi bantu byari none se you created it. none se Muzafaru, niba narayicreatinze ubu ngubu wowe album kuri hano ubundi wakagombye we kubanza, wowe wakagombye kuba ari naye muntu wa mbere waguze album. Umuntu wa mbere waguze album ako se oya, right now I can't do it because ntabwo mfite uburyo nabikora, like urabitege ntabwo irimo irakora, ariko ubundi kenshi nagashatse kubikora right now, ariko ndi muri DM yawe ndenda yigurira muri DM anyway. Okay. I would love kubikora, abantu barimo barabibona cyane, but like Mawa Remedy yari ukuntu bank card yanjye bayifunze ntabwo irimo irashyiramo imibare y'inyuma ya 3 last digits, but I would love to do it. Ariko however much abantu bari hano bumva ko bashaka kugura iyo album batabeshe inimero ziri aho ngaho, mureke uburyarya cyane nawe mumeze nka Dumba hajya ndi indyarya, urumva bayigure Big Energy nakugamba. I told you ago, I don't do Big Energy bagenda kuswaza bazaguswaza dore ibintu bagukoreye. Turi hano for the album. None se aba Big Energy bankoreye iki? Ntabwo rero baragura album. The numbers should be popping right now. They should be like Nuda just sent. But turi hano turayigura kuri numero se. Wigura kuri numero ukandika izina ryawe bakakohereza album yawe. Esa album yohereza in what form? Like how? Is it like a CD? Is it like a link? Unafungura how? Nukuvuga ngo nuko wenda we waje nyuma nababwiye ko hari link ndakubaha mu minsi iri imbere nzakora indi live, ariko iyi live yari imeze nkuko urabona ibihumbi 490 na bingahe. N'abantu savinga umuziki, n'abantu posting ibyo nkora bakabibona, navuze n'abantu ushobora kubapfukirana ijambo kubera ko hazaba umuhango tariki 29 hazaba umuhango wo kugura album mu buryo bwa face to face nana performing hano Nomad mu gitaramo mfite. So navuze abantu ba online nabo bashaka kujya gute bashobora kwitangira album, no reka nkore live. Ntabwo nakoze live mvuga ngo uri buyigure ngo arahita yibona muri ubu buryo, ahubwo ni mu buryo bwa fundraising, mu buryo bwo gutera inkunga album, bakaba bagura album binene mavuga kigo nimero, kubera ko link yo ya website y'ukuntu abantu bashaka kugura album mu buryo bwa online. Ubundi buryo babo hari bara streaminze, ndabashimira cyane kuri Spotify turimo turinjira mu 50 na kuri Audio Market twamaze kwinjira mu 60 na traffic kwinjira muri 70. Ndabashimira kuri Boomplay turi hejuru cyane. Ewan streams barimo barayumva kabisa album. So navugaga ni abashobora kwitanga uko buri muntu yaba ameze, kuko deja hari abamaze kuvuga, hari abo nabonye mano ngiye nsanzwe nziranye nabo bamaze no kuvuga ko baza kugira gute baza kuyigura. So urumva nabashimire cyane, wallahi mbashimire cyane. Dumba ngewe uranzi wowe nuko nyine tuba twakozajijeho kuri, ariko uranzi ngewe I am grateful kandi ngewe ndashima. Ni nayo mpamvu navuze ni hari abantu bashobora kuvuga bati Yago ntago yigiza turabura ngo tumushyigikire cyangwa tumutere ingabo mu bitugu. Ndavuga reka mveyo nze mbabwira aba Big Energy ahantu bari, nubwo wavuze ngo wabanyujijemo ijisho ariko gishwa uyu mu Big Energy witwa Rutare uramubona? Erega
comment ntabwo zirimo ziramanuka njyewe ntabwo zirifunze. Rutare wohereze request. Rutare wohereza request tukurebe turebe urwo rutare urwarirwo. Ne Yago Wanjye ko cyutadukubita nk'ibiganiro, right? hari umuntu witwa Mungoyiko. I will buy it. Azayigura $900. May God bless you Mungoyiko. May God bless you kabisa. Wadukubise ikiganiro ugiye Kiboga mu nka. Ngiye Kiboga mu nka? Ngiye mu nka ze gukora iki? Ukwerekana abanyarwanda ko haba abanyarwanda muri Uganda za Kiboga benshi, society ya Kiboga, ubereke ko ukuntu batuye. Icyo ni ikiganiro cyarebwa. Abanyarwanda ba Kiboga bafite amafamu babayo hafi miliyoni y'abanyarwanda iba za Kiboga bro. Abanyarwanda babikunda ibyo biboro kandi babireba. Kona kibikora ibyo ngibyo. Kona kibikora. Kona kibikora. Ibiganiro warabiretse? Ntago nyibikora. Ukuntu uvuga ngo ibyo ngibyo ubyise ibyo ngibyo. Oya ndakubwiye ngo ko ntakibikora ibyo ngibyo ntago nyibikora nyine ibyo narabiretse ntago ubu ngubu ariko kazi nsigaye nkora. Ubu ni umuziki ngo full time? Yeah. Yago. Karame. Sawa kare. Nse wa mugane ko uba wahisemo. Okay, ubwo dupushinga umuziki abanyarwanda kazi niho tugeze. Yaman. Nge narabyumvise ariko siko wavuze Yago. Waravuze ati ugiye gukora umuziki full time ariko hazaba hacamo ukore nk'ikiganiro nka kimwe. Siko wavuze? Oya. Ibyo ngibyo ubwo nibiba bazabibona ariko ngewe full time ubu ngubu career yanjye n'umuziki. Umuziki. Mbonye ariko iyo body language yawe ntabwo inyeretse kubyishimiye ariko wabyishimira utabyishimira nge nzabikora Dumba kubera ko ntabwo nge narenze opinions za societe Dumba uko kuntu wakitinze cyangwa uri yakitinze Yago kare tupushinga umuziki abanyarwanda kazi bro niyo umuziki wanjye mutawupushinga umuziki wanjye uzagenda bro byo ine nk'iyo body language ubunyeretse ntago ngemba nyikunze kandi sinkundi njyana none se buretse gato unyereka uburyo ngo cano ngari cyo kintu ngo gwereza imbaraga urangira inama zo kujya Kiboga urafollowinga na so itangazo rivuga ko ngewe nije umuziki mu buryo buri fully uri muri miss using murakotinga zanjye mu buryo bupfuye. Uretse kurakara ask my body language why wowe wambajije why kubera icyo utari satisfied. Ndabizi ko my body language is not satisfied but nabikuraho iki ko wa decide probably nanjye ari ikintu nakubwira navuga ati Yago how about iki but nguma nkumva kuri decided nakora iki I have to just say okay nta kundi. Iyo nta kundi ubwo iba yuzuyemo ubu se Yago urashaka ko mvuga hari nk'ikintu ushaka kukubwira mvuga ati tugende kandi ndimo gufakinga cyangwa urashaka ko mba fake none kubera nanone niyo nza kuvuga ngo okay ngo tugende bari kuvuga ati okay nanone urimo urafakinga so wowe ushaka iki because at the same time probably nanjye narindi mundo ndavuga turimo rakora umuziki nabiriya bintu abantu bagukunda so Yago like you want me kufata Dumba ukuzi mwakuranye ibiganiro mwagize wakoze ibiganiro nabantuza and you want me kwicara hano mvuge ngo ni byiza kuba wabireka none se ndemera decision yawe y'umuziki nta kibazo nabyo Yago ngewe ndi mu bantu bigeze kukubwira ukora umuziki if you remember very well niba boro zawe utajya uvaho mu mutwe nge niri mu bantu bakubwira ati why don't you sing ariko ndi no mu bantu bakuzi ko ibiganiro byawe bitwika. None se ubu ngubu kuri umuntu wambwiye ngo kubera iki ntaririmba n'indimbo zanjye zingaye wa postinze uvuga ko nasohoye indirimbo Dumba ahubwo n'indirimbo zinga n'indirimbo yawe n'indirimbo zawe uretse album yawe yonyine mbwira indirimbo yawe nta postinze
uretse iyi album se nose ko nasohoye uretse album album iya none si igisonga album mbere yuko nyisora sinagiranye ikiganiro nawe inbox nta n'umuntu n'umwe ubizi none se nitwagiranye ikiganiro cyo gugomba kunshyigikira none se warabikoze yago dore ahantu uzi bakubwiye ko mbahanura aha niho ntuye urabona Dumba ariho hantu nabamo ariko se Dumba ntabwo ujya ukora ama live ntabwo ujya ukora ama live ntabwo ujya ukora ama live ya Instagram ntabwo ujya ukora ama live ya TikTok urabesha ibyo bintu mbanciyeho ntabwo nkora live iri organized niko nkuko ngukunjeho ngusanzeho ukanshiraho ariko urazikora ariko iyi turiho ni live nk'izi turiho nk'iyi turiho ni live ubundi hano sindi turimo turapromote none se niye live wagiye mukavuga kuri album yanyu wowe ugafata umwanya ukavuga nk'umupromota twemera ni iyihe live we wagiyeho ugafata umwanya ukavuga ati yago nk'umuntu twakoranye ibiganiro nkabikunda ubu yinjiye mu muziki kandi ndi mu bantu bamubwiye ngo aririmbe ngomba kumushyigikira niye live wagiyemo cyane ni hehe wafashe umwanya wo kavuga ngo reka ufate album ya Yago uyivugeho album ya kabiri yasohotse iya mbere ni ubutumwa turakora album yawe ubu kuri album yawe the last live nagiyeho njyewe nafunguye njyaho nari ndimo ndavuga album yawe the last live nafunguye pana kujoininga ka live kuza je nafungura live the last live je nafunguye nari ndimo ndavuga album yawe ahubwo wowe nk'uko kundi urimo uravuga ngo Dumba bategereje mufate munyo wowe ushaka ko nziruka mu gitondo mvuge Yago paka kuva mu gitondo kujya nimugoroba nigize kubwira ngo ubyuke mu gitondo se ngumvuge kuva mu gitondo kugeza nimugoroba wowe wica ku ruhande ibintu ndimo kukubwira wowe ubwo nakoranye nawe inama ndaguhamagara ndabwa Dumba I'm going to release an album mbikubwira nka mukuru wanjye mbikubwira nk'umuntu ushaka kunshyigikira uranje urambwira uti yisohore tuzagushyigikira tuzagufasha aho nundi si ukugushyigikira Yago nyine aho uri muranshyigikira ariko ndagira umubwire ngo mbere yuko mbikwibutsa wowe ubwawe ntiwigeze ahubwo banzo mbese usinyumvisha uburyo ngo kwiyango kubyiruka ngo ukamvugaho ngo munsi wose oya ngiye ntago musabye kumvugaho munsi wose nta nibyo nigize nkusaba procedure ariko nanone ntago twahura hano kuri live ngo ubeshye nkwemerere oya mbeshyi iki kuvuga ngo warabivugagaho nta hantu namwe wigize uvuga kuri album yanjye Dumba mbere yuko ngewe mbikwibutsa n'ubu ndabikubajije urambwira ngo iyi ngi ya kabiri ngo nari busy baza abantu muri comment nabwo urimo nasoma comment baza abantu muri comment hari ahantu mwabonye Dumba avuga album ya Yago babaze muri comment babaze ntibarimo kumva icyo turimo kuganiraho barabyumva rega nabo okay bakubwire muri comment mubwire nabwo urimo nareba comment mubwire Yago na ahantu mwari mwambona mvuga Rutare album ya Yago wagwan bro meze fresh ndakomeye Dumba yacishemo ng'amaso aba big energy sinzi niba uje kubahagararira ngo baravuga ngo ntibajya bakora ntabwo ari ngo nabakishijemo amaso aba big energy erega ibintu byose si ngombwa tubishyire ku karubanda ariko turakora Dumba hari ukuvuga hari no gukora kandi bake beza baruta benshi babi ukora gute ese nubwo ndimo ndabona amazina mani ngiye mu rugo nshoboye nkanjye hanyuma Yago cyane ngo batekwiye yakoze cyangwa ntiyakoze gusa icyo dufite turabisangira nk'aba big energy kandi njyewe mfite namba ya Yago ya nyayo ndaza gushira amafaranga iherwa na 122 suizi Yago man iyo namba urashyira hangahe what do you want Dumba urashaka iki urashyira hangahe tubwire kugira ngo utere ingufu abandi hano nyafite cash utuvugana nyafite cash aho nicaye yatwereke ko narimo ndayabona neza reka nyakwereke ariko Dumba ariko tuzajya gwe gwe Dumba
noneho bigenza uko nguko Mm. hamagara umuntu wa momo vuba vuba aho ngaho hanze cyangwa umukozi. Dumba kamwereka ahantu nicaye. Eh. Ubu se urandi mu cyo koko Dumba. Ah, Ndi muri class bro. Rutare ari muri classe Yes. bashaka kumwirukanisha. animateri nagufate. Sorry. Oya ntabwo kiri high school. Ntabwo kiri high school. Reka narabisoje. Okay. Bakwita nde ntabwo urimo nabona izina ryawe by the way. Nitwa Rutare. Okay, nitwa Rutare kuri Instagram, gusa amazina nitwa Frank Ritarari. Gusa Rutare. Rutare. Yego. Rutare afite ibihumbi bigeze kuri 60 mbaze mu ntuza mu maboko ye ugaraza kugera aho ngaho kuri album yayo. Yako je ndaza kuza kubikora, ariko namusezeranya atarakanza kumwibutsa mu myaka 2 kimwe. Yeah man. Big energy. Big energy Rutare. May God bless you. Dumba. So much. Dumba dukomeze urutaro rwacu. Dumba dukomeze urutaro rwacu, dushimire Rutare. Rutare wakoze cyane Imana iguhe umugisha. Tudemu tugende ku rutaro rwafe biri bitya. So mbwira wowe uba